Mu mihanda rero hahora udushya, bihora ari episode. Umuntu witwa Uwamwezi Nadege cyangwa se uwo tuzi nka Nana cyane yamenyekanye muri filime ya City Maid. Ku bamukunze yaduhaye ibyishimo, yaratunejeje. Ni umwe mu bantu babaye abakinnyi beza cyane hano muri sinema. Rero igihe cyarageze nk'abandi bakobwa bose agira ate arashaka, bityo abana n'umugabo wiwe hehe muri Belgique. Abantu rero bamuzi umukobwa ari umuntu w'umubiri uringaniye utari muto cyane ariko nanone utabyibushye bisanzwe nyine biraho. Rero akunda kuza mu Rwanda, ndumva kuva yashaka ari nk'ubwa kabiri cyangwa ubwa gatatu aje mu Rwanda. Rero ku bantu bamuzi, ku bantu bamukunze, yari umuntu nyine wataye nyine ubona nziza, n'uyu munsi ni nziza ku babyishimiye, ku bantu batagira amatiku. Rero ku inshuro bwo yaje mu Rwanda nk'uko muri kubibona kuri social media nyinshi i Kigali, akomeje kugenda atanga ibiganiro ahantu hatandukanye. Mwabantu mwe, uyu mudamu, reka mwite umudamu, yavugishije abantu benshi, aho abantu bari kuza bakabaza ngo wabaye iki? Ni iki wabaye? Mwabantu mwe, kuba Nana yabyibuha ni icyaha? Kuba Nana yakiyongera ibiro ni icyaha? Ese mbere yo kuza abantu bamwataka bamutuka, ikintu kidasanzwe cyabaye ni ikihe? Ibiro biri ku mubiri we, ibiro ntabwo bibangamiye njyewe cyangwa wowe. Kuza ukavuga ngo iki kibero cyawe cyangwa itako ryawe ryabaye iki, ibintu by'imibyimba biriho bigutumyeho ni ibiki? Kuvuga amagambo ashobora gukomeretsa umuntu utazi impamvu angana gutyo. Mwabantu mwe, ibi bintu byo kwigira intyoza mu buryo bumeze gutya bituma ari iki? Ese nk'ubu uyu Nana gutya angana, usanze ari ibyo akunda cyangwa umugabo we ari ibyo akunda, ntacyo upfana nawe, ntaho muziranye usibye kumubona mu mafilme, ariko ufasha umuntu uraje uramutuka ku buryo nawe ibintu biri kumubona, ukuntu abantu bari kumutuka bari kumwataka byamutunguye. Ntari kwiyumvisha kuntu abantu batari kwiyumvisha kuba ubunini yiyongereye cyangwa ibiro ko biri ku mubiri we. Ntari kwiyumvisha kuntu abantu badashaka kubyakira, kandi mu by'ukuri ntabwo bishoboka ko wanezeza abantu uko byagenda kose. Muri uko umuntu witwa Ketchup afite impanga z'abana 3. Mana, uyu mubyeyi yakoresheje effort yose ishoboka, ibiro biragabanyuka bitewe n'uko yiyumvaga cyangwa se uko yabishakaga. Kunezeza abantu rero biragoye. Tekereza ko abantu baza bakamubwira ngo warashaje, wabaye agakecuru, wabaye kabi. Ketchup ntaho umuzi, ntacyo mupfana, nta kintu kibahuza. Ubukecuru bwe niwe bureba n'umugabo we na famiye ye. Umugira impuhwe ku buryo uza kumubwira ku karubanda yuko yabaye agakecuru, yabaye kabi. Muribuka uwundi muntu witwa Brian, muribuka kuntu yari afite igifu kinini pe. Brian ahorosa ntabwo bavuze ngo nabasubiza inda yawe, ngo turashaka inda yacu. Ni gute umuntu yakwitwara kugira ngo abantu bumve ko banezerwa? Muribuka umuntu witwa Chita nawe yagiye arahorota, we yadukoreye agashya. Hanyuma yo guhorota none hamera n'umusatsi mu ruhara. Abantu bari kumubwira, bari kumwishyuza ngo barashaka iki? Uruhara rwabo. Uruhara rwari ruteretse ku bantu birirwa bamwataka cyangwa rwari ruteretse kuri we. Nta kintu umuntu yakora kugira ngo abantu banezerwe, noneho bikaba ibindi kuntu tudashobora kubona impano y'umuntu. Donc nka Ketchup twamumenye akina filime, Nana twamumenye akina filime, Chita twamumenye nk'umunyamakuru cyangwa se YouTube, DJ Brian twamumenye nk'umwinfluencer cyangwa se DJ. Donc ntabwo dushobora kubona ibyiza byatumye tubamenya, akantu gato gatumye tubataka, turabatuka, tubagira nk'umwanda, tubagira nkaho nta kintu bigeze bamarira societe, tubagiza abantu babi kubera ukuntu umubiri w'umuntu ugabanyuka cyangwa se ukiyongera. Bitubangamiye bitaturiho, ntabwo dushaka kubyumva. Ntabwo na n'uyu munsi ndasobanukirwa kuntu umuntu ashobora kuza akavuga ngo Tracy na Rene ngo mubayeho mote, ngo mana ngo mbega umugore, ngo subuteyitowe n'umugabo wawe, ngo umuryamana mute. Wowe kibabona ntubonye tala bafite ukuntu baririmba neza, bahimbaza Imana, abantu bakanezerwa bagafashwa. Ubwo ubwonko bwawe bukwinjije mu gitanda cyabo,
bukwinjije mu gusabana kwabo uko icyo gikorwa kiba kimeze, we mu bwonko bwawe tayari hatakaye uri kwimajina iyo video y'igikorerwa mu gitanda. Ntabwo ushaka kubona ikintu cyiza badukorera bari hariya kuri stage bari kuririmba bahimbaza Imana ngo abe ari byo bigufasha, ahubwo hari ibindi bintu biri kugufasha biri kwizengurutsa mu bwonko bwawe ako kanya ku ifoto ubonye cyangwa se abantu bari kuri stage, umva hari intekerezo zawe zigiye, umbwire ngo abantu ntibangiritse. Kubyara kwabo ntibikureba, ubunini bwabo ntibukureba, nta kintu na kimwe ushinzwe kumva message baguha gusa, kuko gutinda kubyara kwabo ntibikureba, ntubashinzwe. Ese undi uvuga ute ngo abantu batinze kubyara ushingiye ku cyo kutazi imyaka yabo? Ese icyifuzo cyabo ubundi urakizi? Uzi icyo basabye Imana? Uzi uko basabana n'Imana yabo? Ariko uraje wibasira abantu mutaziranye, muryamana mute, muzabyarana mute, wowe runaka uteye gutya kubera izihe mpamvu? Wowe gusa n'ibyo ngibyo bikuzana ku mihanda, ni ugutuka abantu. Ntuzi ayo mano yawe ukuntu ameze nka tangawizi, we ntushaka kuyavugaho. Ntuzi iyo misatsi yawe ukuntu itajya ikura cyangwa ngo imere mu buryo nk'ubw'abandi. Ntuzi ukuntu iyo miterere yawe ije n'abantu, ariko bo ntawe ujya kubwira ibyo bintu. Ntuzi uwo munwa wawe, amaso yawe, agatuza kawe, hari ibintu byinshi ufite abantu bakuvugaho, uri kumva? Ariko waba kuzengurutse ntabwo baza ngo bakuvugeho, kandi si uko byabananira, uri kumva neza? Ariko wowe uraje ntubanjije gutekereza, habe no gutekereza na gatoya, uraje wibasiye umuntu amutuka. Tuvugishije ukuri, nk'ubu ngubu Nana nk'irihe ikosa yakoze ngo nayo yakabije, ngo yambaye ubusa, ngo ntabwo agomba kuza kutwereka iyo mibyimba yiwe ngo iri ku bibero no ku matako. Ibi byimba uri kuvuga ko bimuriho niwe biriho? Biratangaje kubona umuntu yarwara indwara hakaribwa uwundi muntu itariho. Ese urabizi yuko ari byo akunda? Ese usanze bibaye bimubangamiye nawe ntako atagize, ariko ukaba uri kumujomba ibintu bimeze nk'ibikwasi, ntabwo waba umwongereye igikomere? Ibyo bintu biba bishingiye ku cyo kugira ngo umuntu aze yandagaza umuntu. Tekereza kugira ngo Nana azi Kigali abantu bamwakirize ngo ungana ute, usute, usigaye uteye ute, ngo ubu ni gute utazi kwiyitaho, uri umuntu w'umukobwa, uri umuntu w'umusirimu uzi ubwenge, ni gute utazi kwiyitaho? Kwiyitaho mama, hariho buriya umuntu ushobora kuba horose, uri kumva, uwundi akaba ari mugufi, uwundi akaba ari muremure, uwundi akaba ari munini, uwundi akaba, mbese ubwo buryo bwose nta kintu wabihinduraho, nta kintu n'iki na kimwe. Umuntu mugufi ntacyo yabihinduraho ngo abe muremure, umuntu muremure ntacyo yabihinduraho ngo abe mugufi. Ugasanga n'umunini yaragerageje ariko byaranze, ugasanga n'uhorose yaragerageje ariko byaranze kubyibuha. Ariko uraje uridumbukije, wikubise ahantu, uvuza ibigambo. Hari n'abantu bajya babibwira abantu muri bisi muhuye bwa mbere, no muri comment rero nta gitangaza, umuntu akagufesinga nta soni afite ari ubwa mbere muhuye, ngo ubwo ungana ute, ngo ubwo ureshya ute, ngo ubwo usute, ngo iyo nzobe yarimo ikibazo, ngo icyo gikara cyawe kirimo ikibazo, ngo urananutse cyane birakabije, ngo uri mugufi cyane birakabije, ngo uko kubyibuha kwawe ntabwo ari kwiza. Ushingira kuki ubwira umuntu gutya ko atari we wamuremye? Kandi uko yisanze ari nuko nyine yisanze, ntacyo yenda guhinduraho. Uri kumva? Ushobora nko gusanga nk'umuntu horose muganga yaramubwiye yuko ibiro nabyongera umugongo we uzagira ikibazo, ukaba ugiye kumwataka. Rero ugiye kuvuga buryo ki adakwiye kungana uko nguko, kandi nubwo yaba muganga ntacyo yamubwiye, we ibyo ntacyo bikurebaho. Ubwo ni ubuzima bwe, ntabwo ugomba kubwinjamo. Duha abantu amahoro, babeho mu buzima bishimiye, babeho mu buzima bashaka. Nibo bo nawe hari ukuri, hari defo ufite, ariko nta muntu ujya ukwataka. Mbere yo kuvuga ngo ugiye kwandika ibintu, ugiye gutuka umuntu muri komenti, cyangwa aho umubonye umubwira ibigambo byose wishakiye nta n'ahantu muziranye, jya ubanza witekerezeho. Uvuge ngo ibintu njye babimbwiye namererwa nte? Uvuge ngo ibintu njye babibwiye, ese nakongera no gusohoka mu muhanda? Hambere abantu batari basobanukirwa yuko abantu hari bafite ibibazo, umuntu ajya avuga ngo dore ukungana, dore ukusa, akamara icyumweru umunsi ari kwitekereza harira, depression yenda kumwica. Mwige kubwira abantu imvugo nziza, mwige kuba, niba ushaka gutanga message cyangwa kugira umuntu inama, shaka ubundi buryo ki uyitangamo. Utabwiye umuntu ngo ubwo umeze ute, ngo ubwo ntiwireba, ngo ubwo umuntu uri civilize nkawe umeze utyo gute? Ahubwo wowe bivuga uri civilize ahagana he?